tugiye kubereka abateguye iyi mikino abateguye bagashyira no ku murongo iyi mikino y'urupfu. 사실 이 uyitwa Hwangdong Yu ariwe wayoboye ino filime ya Squid Game mwese mwarebye, ndetse arababwira ati uyu mushinga w'iyi filime wateguye hagati ya 2008 ndetse na 2009. 즈음에 사실 기획을 했었어요. 좀 Director nutubwira 게임들로 이런 ndetse twateguye filime y'uruhererekane igomba kubamo abantu barokoka imikino y'urupfu. 서바이벌을 다룬 작품이 하나 나오면 재밌을 twayiteguye tugendeye ku muco gakondo w'abanyakoreya 거라는 생각을 했었어요. ndetse wa muco na wa mukino abantu bashobora kureba bakishimira abanyakoreya ubwabo. 미술적으로 uyu bamwita Chae Kyong-sani ndetse niwe wayoboye aho bagomba kubaka aho gukinira, mbese seti zose bagomba gukiniramo niwe waziyoboye, uburyo zigomba kubakwa, uburyo zigomba kuba zisa. 비주얼을 만들어 nawe aravuga ati 접근을 해서 공간들을 비주얼을 만들어 ahantu ho gukina twahakoze tugendeye ku hantu nyaburanga nyine hagomba kuba hatangaje ari agatangaza 들이 오징어 게임을 tugira ngo abazareba filime byibuze bazahatekerezaho bibacange. 조금 같이 dushyiramo nyine utuntu tw'udukoryo nyine turabanza duhisha nyine imivuno yacu y'ibanze kugira ngo bazavumbure uburyo twahubatse n'uburyo twabiteguye Squid Game. 했으면 좋겠다라는 그런 ndetse n'uwateguye mbese nk'uwashaka location akavuga tugomba kuhubaka amazu ameze gutya na gutya, tukamenya ngo hagomba kuba hari imyotsi, hari amatara, ubwo benshi barabyumva. 같은 게 있었어요. 첫날 아침에 이제 세트장을 들어가면 barakwereka uyu wa mbere wakinnye 있었어요. 첫날 아침에 yitwa Lee Jang-jae ndetse yakinnye yitwa Ji-hoon. 이제 세트 ati ninjira kuri seti bwa mbere ku munsi wa mbere 들어가면 twabanje kuba bizi dufata amafoto, 굉장히 몽환적인 ndetse bwa mbere na mbere twinjira muri iyo seti yagaragaraga nk'ahantu heza umuntu yakaba yarota mu nzozi. 기분을 느낄 수 있을 정도로 대본을 보면서 tugasoma script yitwa Wi Hanga Jun wakinnye yitwa Juni Ho. 이 장소는 twafashe amashusho twashutingaga hari ahantu utashobora kwimagina, 이런 그림이겠지. ndetse ari amashusho meza 막상 가보면 ariko yari amashusho atandukanye ndetse n'amashusho ya nyayo azasohoka muri filime ndetse ya nyuma isohotse iyi mwarebye mwese. 되게 hari ahantu hatandukanye. 활발했어요. 그 공간 안에 들어간 순간 izo sene tuzinjiramo yitwa Jang Hoyeon wakinnye yitwa Sae Byok. 판타지 ati hari ahantu hatangaje, ahantu hagatangaza 있는 것 같은데 twakiraga tumeze nk'abantu bari mu isi itangaje ndetse isi iteye ubwoba. 이렇게 주어진 상황은 굉장히 hari ahantu buri muntu yisanga muri situwasiyo yiwe agomba kwirwanaho uko ashoboye ntawe umurwanaho. 뭔가 드라마틱 hari ahantu hasaba amarangamutima, 적인 hasaba kwitwararika. 사실 기대와 상상을 하는 것 이상 uyu naravuga ati amashusho bwa mbere nabonye yari amashusho atangaje, amashusho ateye ubwoba arenze uko nayimaginaga ndetse n'uko nayateganyaga. mbese ashaka kuvuga ko byibuze uko babashutingaga ibyo yabonaga babashutinga ntago yatekerezaga yuko ariko filime izasohoka imeze. ati uwagombaga gutsinda bwa nyuma atsindiye imikino yagombaga guhabwa biliyoni 45 ndetse na miliyoni 600 z'amawoni. ngo ni mu manyakoreya ni amafaranga menshi. aka kanya umukino wa mbere utangiye yari umukino witwa Red Light na Green Light, yari wo mukino wa mbere baheriyeho muri Squid Game. barebye filime barabibonye. 첫 번째 무궁화꽃이 피었 uwo mukino wa mbere witwaga Red Light na Green Light 그 7, 80년 wari umukino umeze nk'imikino y'abana 썼던 아이들의 ndetse yari imikino imeze nk'iyakinwe mu binyejana bya 70 cyangwa 80. 잖아요. 그래서 그때 yari imikino twamaze gukora illustrations, mbese kwa kundi bashushanya nk'amatente. benshi murabizi abazi gushushanya byashushanyijwe na Choi So na Yang Hee. 교과서에 나오는 철수와 영희의 babanje gushushanya mu bitabo mbere yuko bishyirwa mu bikorwa, 참고해서 로봇을 만들게 ndetse biba ngombwa ko babanza gushushanya rero robo murebe imbere yanyu. 돼요. 또 무궁화꽃이 피었습니다. Red Light na Green Light 가장 많은 wari umukino utandukanye n'iyindi, wari umukino ukinwa n'abantu benshi icyarimwe, 가장 단순한 형태. ndetse wari umukino bose babonaga yuko ari umukino woroshye, 예. babona ko biboroheye kuwukina. 그래서 동시에 ariko twese twatekerezaga ko 적인 반전. ari umukino ugoye nk'uko twawuteguye, Ending. ndetse bwa nyuma bakaza kubibona ko ugoye bawutangiye babona woroshye. 게임이라고 생각해서 무궁화꽃이 피었습니다를 가장 첫 번째 게임으로 삼았고요. niyo mpamvu Red Light na Green Light 거의 군중신이라고 할 수 있는 wari umukino ucanga abantu benshi mu mutwe. 똑같은 옷을 입은 똑같은 abantu bambaye imyenda isa bose basa utapfa kubatandukanya, ariko nyamara ubwabo bari batandukanye. abantu bose bakinnye Red Light na Green Light kugira ngo batsinde. 퍼포먼스가 굉장히 놀라울 정도로 멋있었어요. wari umukino watunguye bose mu mitwe yabo. uwo mukino kabiri witwaga Honeycomb. 제일 기억에 남는 것 중에 하나가 뽑기가 abantu mwe benshi muzi Honeycomb. 뒤에서 계속 abantu mutazi Honeycomb ni hahantu inzuki zigenda zikarika niba ari ukwarika, mbese hamwe zigenda zigashyira ubuki zikaburunda. 뽑기 선생님이 뽑기를 찍으셨었어요. 그래서 하루 종일 abantu bose babonaga nyine ari ibintu byoroshye, ari akantu bagiye kudizayininga bakagakora ndetse bikarangira, 그 현장 세트 ndetse n'ahantu twashutingiraga hahumuraga neza nk'ahantu hari ubuki. 뽑기 냄새가 너무 babikoze umunsi wose bijyanze bitunanira.
감독님이 원했었던 설탕 뽑기 오브제를 좀 ndetse twagira ngo bari badusabye ko twubaka honeycomb 만들기 위해서 nk'uko director wayoboye filime yari yabisabye ko bigomba kuba bimeze 모셔왔어요. 그래서 yasabye ko tuzana umumaster wari usanzwe uzi ibintu bya honeycomb washobora kubishushanya 그때마다 설탕을 이렇게 ndetse akagenda avangamo ubuki 만드는데 상당한 ndetse byose bikagenda uburyo bwose director yabishatsemo 노력을 좀 하면서 그 tugerageza kugira ngo tube twakora ikintu buri muntu wese atapfa gusubiramo uko yishakiye 느꼈을 법한 nibyo badusobanurira 팀의 오브제를 잘 구현 ndetse ni ikintu twubatse kugira ngo kibe cyafasha kuza amarangamutima ya buri mukinnyi wese wari ugiye gukina uwo mukino 하려고 노력을 했었고요. 세 번째 게임은 umukino wa gatatu witwaga tag of war 불리기입니다. 저는 실제 그 yagerageje kuwusanisha na atmosphere cyangwa se atmosphere abize geography barabizi uyu niwe director mugenzi niwe wapanze filime yose kugira ngo amenye na buri set zose uko zigomba kuba zipanze 줄다리기입니다. umukino wa gatatu witwaga tag of war 실제 그 게임 yagerageje 뭔가 거의 kubihuza na atmosphere 흡사한 분위기를 연출해 주는 aho bagombaga gukinira tukahubaka tukagira nka atmosphere 진짜 그 안에서 ku buryo ahantu hose buri mukinnyi ari buhisange 강하게 받을 것 ndetse akuvuye ko ibyo agiye kwakina ari ibintu bimurimo ndetse atari ibyo agiye guhimba 그 공간에 있음으로써 뭐 ntekereza ko izo sete twahubakiye 현장감이 있고 현실감이 zashoboraga kwereka buri mukinnyi wese yuko ibyiyumviro afite ari ibya nyabyo biri kuba ku kanya 있을 것이라는 생각을 많이 했습니다. 줄다리기 이런 거를 할 경우는 많이 있진 않잖아요. 근데 실제 ndetse tag war wari umukino muri isi ya rurema utapfa gukina mu buzima busanzwe 엄청난 체력을 요구하더라고요. wari umukino usaba imbaraga ndetse no gukomera cyane 당연히 수모 되는 건 마찬가지인데 bisaba gushyiramo umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose kugira ngo ube wawukina ariko cyane cyane ukoresheje imbaraga 가장 힘들었던 건 사실 ariko igice cyari giteye ubwoba cyari igice bisaba gushyiramo emosiyo nyinshi no gukoresha ubwonko 누군가 죽어나가야 되고 kandi hagombaga gupfamo umuntu n'udusobanuro wakinnyemo 내가 살려면 누군가 I had to kill someone in order to live nagombaga kuba nakwica umuntu kugira ngo nanjye mbeho 죽어야만 한다는 그런 심리 ndetse wari wo mwanzuro buri muntu wese yagombaga gufata muri uwo mukino kugira ngo akunde abeho hapfe umuntu 판단들 현장에서도 그 게임을 하는 iyo sene 그 동심의 세계 yari sene igomba gurokokamo abantu abandi bapfe 상대방을 이겨야만 하는 hagomba gupfamo abantu b'inzirakarengane abenshi bari bari kuri iyo seti 개념 미술적인 ndetse buri muntu afite amarangamutima yiwe n'ibyiyumviro bye yirwanaho 네 번째 게임은 umukino wa kane witwaga marbles 그 구슬치기를 하는 그 공간이 굉장히 aho yagombaga gukinirwa hari ahantu hagomba kuba hasa n'ahantu hanyaho hasanzwe habaho 리얼티한 우리 옛날 ndetse ahantu hagomba kwibutsa ahashize hawe 우리가 살던 그 대문 ndetse hari ahantu hagomba gusa nk'imuhira iwacu dusanzwe dutuye 같은 느낌이 있어서 그런 거에 대해서 오늘 cyangwa se hagasa naho twari dusanzwe dutuye mbese hatwereka ahahise hacu 희한한 향수와 함께 오는 이상한 긴장감 구슬치기도 저도 했어요. bwa mbere nyine marbles uyu nguyu bamwita yangaso ariwe wakinnye nyine yitwa inam mwaramubonye ni muzehe 그 생각도 나고 hahise hatangira kunyibutsa hahise hanjye kera 그 ubwo nyine nari ndi gukina marbles 속에 uwo mukino wagaragazaga ikiremwa muntu 식상 ndetse n'ubumuntu bwe 그 인간성이 보여지는 그런 장면이 ndetse na sene zari zagombaga kugaragaza ubwo bumuntu bw'uwo muntu nyine uri aho ngaho uri gukina ku kanya 있잖아요. 제일 많이 공력을 들였던 세트 zari seti zadusabye gushyiramo imbaraga zidasanzwe uyu ni wa undi uyoboye uwagombaga kuba ari kuyobora ahagomba gukinirwa seti zigomba gukinirwamo 되게 많이 걸렸는데 byadutwaye n'igihe kinini 어떻게 표현할까 되게 고민을 했는데 ndetse twagombaga kwerekana yuko ari ahantu izuba ririmo rirarengera 이것 또한 가짜와 진짜의 어떤 경계에 있는 세트로 ndetse ku buryo buri muntu wese uharebye agomba kubona yuko ari nk'ahantu ha feke cyangwa ha nyaho 들어보자 해서 삶과 죽음 cyangwa se ahantu hari ubuzima n'urupfu hakaba hari ibya nyabyo n'ibitari ibya nyabyo 가짜가 공존하는 그런 공간의 게임 iyi nkuru rero ya Squid Game yabereye hano 이야기가 된 niyo nari ndi kubabwira 거죠. 다섯 번째 게임은 game ya gatanu yagombaga kuba yitwa Glass Stepping Stones 징검다리 건 niwo mukino wa gatanu 징검다리 건너기를 ubwo twari turimo turakamera cyangwa se dushutinga Glass Stepping Stones 했는데 실제로도 좀 무서웠던 게 byari biteye ubwoba seti ubwazo 한 1m 정도 zagombaga kuba ari seti ifite metero ku 위에서 yindi 이제 진행이 되는 거. ari ibirahuri umuntu agomba gusimbukiraho kugira ngo atagwa mu butaka 또 이제 byasabye yuko dushyiraho ibirahuri bikomeye 강화 유리를 끼고 저희가 그 위를 이제 뛰어다녔었어야 돼요. ndetse buri kirahuri n'ikindi harimo metero n'ibice bitanu santimetero eshanu 생각보다 그게 1.5m 높이만 올라 ndetse byari ibintu biteye ubwoba uyu director 불안감이 있어서 byari ibirahuri byatangiye gutera ubwoba abakinnyi mu gihe cyo gushutinga iyo filime 몸이 주는 그 자기도 모르는 twatunguwe nuko abantu bagiye gukina iyo sene 것들을 nabo ubwabo bari bafite ubwoba mu mibiri yabo ku buryo byatugaragariraga mu maso 수 있다라고 생각을 했어요. 실제 그 높은 다리에서 전 batangiye gutekereza yuko ibintu bashobora kubigwamo 같은 느낌을 nubwo babaga barimo barakina batagomba gupfa ariko ubwoba bwatangiye kubasaga 진짜로 하는 게 아니라 진짜 uyu mukino
umukino wabaye nkaho ari uwa nyawo kuko bagize ubwoba bwa nyabo mu mitima yabo. ubwo n'abakinnyi 돼서 imibiri yabo ubwabo yarabyerekanaga ko bafite ubwoba. 치가 주는 효과 batekereje yuko iyi sene iri buze kubagora 있었다고 생각했고 ariko bisaba gushyiramo imbaraga kugira ngo sene ikinwe irangire. 마지막 게임은 umukino wa nyuma ariwo mukino wa gatandatu witwaga 오징어 게임입니다. Squid Game ubwayo ari nako filime yitwa. 게임은 처음과 끝의 공간이 같아요. ati umukino wa mbere n'uwa nyuma byagombaga gukinirwa ahantu hamwe. wa mukino wa mbere twatangiriyeho wagombaga kuba uri muri Squid Game wagombaga gukinirwa ahantu hamwe n'uwa nyuma 처음과 끝에 남겨져 있는 kuko twashakaga yuko ubwaho aho hantu bagiye gukinira hagombaga kuvuga inkuru yose uko yatangiye n'uko yarangiye, 사람은 과연 누구일까라는 어떤 이야기가 있는 공간이었으면 했고 ndetse buri muntu wese atangira kwibaza ugomba gutsinda ari we wa nyuma 장치적인 것보다는 이 둘의 인간 yuko agomba kugira imyatakire yiwe n'imirwanire yiwe bimuvuye ku mutima atari bya bindi bya mekanisme mbese arwana ameze nk'uri gukina filime. byabaye ngombwa ko bakina nk'ari ibyanya byo birimo biraba. 이 공간에서 주는 그 동화적이면서도 twari twerekeje imitima yacu hano hantu bagiye gukinira bari bagomba kuvuga inkuru yose ya filime. 이제 마무리가 nuko twarangije umukino wa nyuma 의 그 선하고 내 byatangiye kutwibutsa nk'aho kera tukiri abana twari dufitemo inzirakarengane ndetse turi abantu bikunda turi abana b'agatangaza. 그랬을 때 그 심리를 끄죠. babaye rero nk'abatuzanira inzozi zacu za kera tukiri abana aba ari byo bamera nk'aho batwibutsa. 이 무시무시한 bituma rero dukina iyo mikino iteye ubwoba, 걸 하다 보니까 imikino ivunanye. 생각하더니 nta muntu n'umwe wagerageje kuba yatsinda ngo abe wina, 하지만 결국에 ariko nyuma na nyuma 혼자가 되는 입장에 byarangiye abo batsinze aribo batangiye gutekereza 결코 내가 생각을 안 해. yuko ataribo batsinze ahubwo aribo batsinzwe. 오징어 게임도 그런 nguko twinjiye mu nkuru ya Squid 이야기가 Game 있는 사람들 byasaga nkaho n'abayikinnye batangiye kwiyumva muri iyo filime bamera nkaho ari ibyanjye byo biri kubabaho, 공포와 birangira bagize ubwoba, umujinya, akababaro, 근데 마치 그들이 밖에 있던 바깥에 ndetse babona yuko ibyo bari gukina bitandukanye n'ibyo mu isi basanzwe batuyemo. 똑같이 ni direct utubwira 그 와중에 ariko ntibyatumye babaho bafite ubumuntu 일치한 n'ubundi ubumuntu bwabo barabugumanye. 그래서 ariko iyo filime niyo yagombaga kwerekana 판도라의 상자 같은 ubumuntu bwabo, ndetse twakoze iyo nkuru 이야기가 아닐까? tuyikora nk'abazi Pandora's Box. abantu mwize histoire cyangwa se mwize amateka muzi box ya Pandora. 보시는 분들한테 됐으면 washatse gukora inkuru itandukanye ko ijya kumera nk'iya Pandora's Box kubayireba. 인생의 밑바닥에 선 사람들이 벌이는 의문의 서바이벌 게임. abantu bose barwanye muri Squid Game 어떤 bagombaga kwifatira umwanzuro wabo n'uburyo bagomba kubaho. ngayo nguko naberekaga uko Squid Game yateguwe ndetse n'uko yakinwe. ngayo nguko ni Good News Entertainment yabagezagaho. nzajya mbagezaho udufilime twose ko twagiye dukorwa. iyi yari Squid Game. ngayo nguko.